ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza kujya gutica umupango wawe nanayitanze wabirangiye oya nari ndaraba ese rube wamufashije mana ngo uriya mutoni wamwigondeye ese umva nkubaza uragera mu bwira ko byagenze mana njye ntabwo ndi kubikurura mana nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu umwanzuro wo gukora bya oya wenda uri kukubyishyiraho ariko njye nturi kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafashe ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batureka byiteze ariko ntabwo wabikora wakwijyanye kuri ribu umva nkubwire rube umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse ni n'urupapuro wanditse twarubonye umva nkubwire rube kandi abigenda barangiye abantu aho abo wabirangiye bahakunze barabibona ufate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire network mbi cyane n'ucikagurika oya mu rugo hari abantu benshi ndi kubura ukuntu yakumvisha network nihe ndi kukubwira ngo uhaye nimero wayimpaye ngiyo nimero muri comment kanje nyirebe nyakoherereza nawe iri hese ngiyo ndayanditse muri comment nawe uri kureba oya Abdul kaze fada imubwira yandike nibyo byiza no kuyandika dore wayimumpere muri DM amajwi niyo arimo inkuru yose wabuze umuntu yimumpera inbox mu bantu bafite nimero ko ari ngiye muri iyi ngiyi nashyize muri comment Abdul wayimumpereye Aline karame nimero wayibonye oya ufite no kuyandika ndi kukubwira fuck ngo yowe ntabwo guhita bagihamagara bro ibintu ni igitangaza kabisa Diane va mu bishanga nose kuri guhita ugenda Diane ndahari nuko ndi mu kajagari hari abantu bari kunshaka kurya nawe gushaka ntuduhereze ntuza okay nukuri kw'Imana ndi kukubwira ngo mpa nimero andika 200 please andika please ko ntabwo ari Inyarwanda please 200 na mako ndamukorera iki garuka gato Abdul njyewe ufite nimero aho ngaho we impa telefone impa nandikemo izi nimero ngaho zimbwira andika please 243 243 binyandikire ibyo ari kukubwira ntabwo ndi kubimenya please 243 ngaho bivuge we 83 72 28 96 kane okay ni plus okay sawa rero zinyoreze shusho zinyoreze utaravanda bizi ubwo nugera zinkubona oya ndatambikorana ukuri kw'Imana pe nuko hari akajagari oya umva ikintu nkorera wowe fata aya majwi uruva ngo nakamenyetso ko guteranya 200 ndabizi yego okay mbabara unyoreze aya majwi sibyo yego uze cyane Abdul uranyumva ndakumva so ndatekereza abantu mutapinga screen ariko se ni gute abantu 810 mudatapinga screen mwatapinze abantu bangana gutya kweri mwatapinze screen so ni ukuvuga ngo nyuma y'uko twumvishe abanyamakuru barenze umwe nk'abantu mwagiye ukavaringa iyi nkuru ngiye ndashaka kumva aya majwi hanyuma urumva twagiye gukavaringa inkuru ariko ibyo byose ngewe bampamagaye mu gitondo saa 12 bati hari amajwi harimo umusore avuga uburyo yishima umukobwa bati nk'umunyamakuru yashatse nayabuze guhera mu gitondo uwo muntu bambwiye wari uyafite nayabuze yakwiyeho nimero ntabwo ugomba kubura amajwi urabura amajwi y'umwicanyi yibye gute se
ni gute wabura aya majwi araboneka mutapinge screen, amajwi ndayabona, aya majwi reka tuyakine, uyu mwana ari kuyakina ntiyumvikane, reka twumve. Umuntu arafata undi akamwita reka ngwiza ukuri, ariko mureke kubeshyera kamanyinya, mureke kubeshyera inzoga, kuko inzoga nta nihuriye n'ubwitanyi bukomeje, ariko se abantu bakomeje kwicana. Urukundo abandi, urukundo rusunikira abantu kubana, urw'iyi minsi rusunikira abantu kwicana. Oya ntabwo nabura amajwi, ntabwo amajwi nayabura, ndabona asa nkaho atangiye kongeraho. Kemund so Diane, aya majwi umpaye, amajwi ko none se batifatana rako wenda kurahiye, so reka numve tafaka. Okay, ugiye kuvugana n'uyu muntu. Yego. maberanye kandi Onde? aberanyo Amerika. aberanyo Shantuka. Nuka ariko muri kunyumva ndaguhe kuri Twitter, kuri X, muri kunyumva, mushyira agatima cyangwa mushyira akamenyetso. Hano Abdul umbwire amajwi kuyumva neza, bitandukanye n'ibyo ura mukobwa se. Ndashaka dutega amatwi twumve aya ni amajwi ya nyuma y'uyunguyu y'uyu mugabo Ruberi, niba ari Ruberi, nyuma yo kumwica yari rukanse ajya mu gishanga atama ikoti rye. So ahangaha aba yahamagawe nyuma y'uko bukeye bwaho, nyuma y'ahatorokeye ahunze akimara gukigeta uyu mukobwa ijosi, kuko yamukase ijosi, arangije kumukata ijosi amutera ibyuma bibiri mu nda. So reka twumve nyuma yaho ni ibiki avugana na bagenzi. Ugiye kuvugana n'uyu muntu. Yego. aberanyo Onde? aberanyo Amerika. aberanyo Shantuka. Nuka ariko yamemukiye muhungu wanjye. ndaguhemukiye Bamemukira inshuti yanjye cyangwa ngo wikoze mu nda mwana wa mama. ibyo ni ibiki ni ibiki mbwira Ko ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zose zivuga ko wishe Mutoni se shahu. uwa Inari ry'Imana yo mu ijuru, ahubwo ngenda numiwe. Ubu ngubu uri guhamagara, uzi ko nimero zawe zananiye zose, naguhamagaye mu gitondo ngo nkubaze ati ntushaka kubaza amakuru mwanamenya, none yumva amakuru ngo ni wowe. none se gikaza nkuriye gikaza nkuriye Ikaza mukuye ndabizi se inshuti yanjye. gikanga uvugishe Nambabarire mwana, nyine nayumve turi kuvugana nyine. Nimero iriho ariko sinzi impamvu we yakunaniye. Nimero ya Ruberi. Iriho nimero yiwe ndetse nsiriwe muhamagayeho. Ruberi. yo Bite mwana? Sha inshuti yanjye byagenze bite koko? mubwira akantu Sha mbwira no kuri kw'Imana. Ejo naje no kukureba mani, nanga kukubyutsa uryamye mwana. narenze maso narakumva Bavugisha ukuri. ntabwo nari sinzi kunyakira Ntabwo naje nkinjira mu gikoni nkacaho muri ka kazi. navuze ngo ntushaka ngo reka ndeka kumukangura Narabivuze ngo ndeke gukangura rwose, nasohotse ndo bivuga. Guys, mutapinge screen. None se wamusenze guki wanze kumvugisha? reka tumusanze cyane Reka nkubwire Ruberi. umutwamuntu utekereza byinshi Umutwe w'umuntu utekereza byinshi. umuntu afite mu mutwaro bika uteze amatwi nawe nabwo ateze amatwi agiye kubyumva
ahantu afite rero 70 na rimwe ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe? ubusanzwe ni 78 ndazimye se bibabwiye nare nari kwanjye n'ahandi hashaka Olivier yibuka umunsi yazaga avuga ngo ashaka amafaranga mutega amatwi umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano mpagaze hanze ndabyibuka kugira ngo nataguha ndakwihera ngewe iryo jambo wararimbwiye uruza agahinda narifite impamvu ndakubwiye numvaga byibuze kugira birangire neza nababara cyangwa nkuvugisha amagambo uriya mugore naramukundaga abantu wese mu gihugu naramukundaga se no kumukunda ukamwica iburetse we gikazi iburetse urumva yego ntabwo kimwe nawe ku kiri noneho twatse akantu kamwe namwe mbabwire bigeze byumva aho gusa nahereje sandrine neza sandrine kariya kantu kagakobwa k'agashuti k'ibajya positini nabo ka postinze ibintu nandika bireba ari mu mahanga bumve kariya kantu kankoze mba nivanira byose niko kariya gakobwa niko kariya kantu ko kari inshuti y'umusheri wawe kariya kantu ko kari akantu kari aho karutaga ubwiza uriya mwana w'umukobwa uretse mubwire nyine hari umusore agiye iwabo wagiye iwabo uriya yaragiye iwabo noneho ndakabwira ngo twirirwanye ariko kananyandikiye bwa mbere nyuma karangije kandika amagambo ngo sinahemukira inshuti yawe karankatira kanga ko twirirwanye nirirwa mu kazi njyewe ubwanjye niryamyemo hahandi wasanze nyuma ejo bundi tugiye kubona umuntu kumbe undi yafashe telefone akora screenshot y'amagambo navuganye nawe niba ari wowe yakuyeho niba ari wowe yakuyeho niba ari wowe yohereje simuzi usanga arabifite byose yarandakariye angira urumuri buriya hari amakuru donati udafite nawe nabibwiye kuri video call hari ikibanza yagiye kugura hakurya amazi 320 none ejo oya mbere y'uko ajya iwabo umusiga ejo hamwe nta mafaranga kuko nabonaga yarandakariye amafaranga arayanyuma mwumvi ngo nyine amafaranga yamuhaye ngo ayakoresha ibikorwa ngo azi ngo tuzabana ntabwo yasa ubona tuzabana ntarandakariye ufite ikibazo hasi nta mafaranga yanjye ibyo byose birangiye amafaranga arangiye ngira ngo ni imikino ndababara cyane ndongera nabwira nta mafaranga kuwa gatanu niba nibuka neza ampamagara nibereye mu rugo ni kuwa gatanu ndanabyibuka kuko ndumva yaragiye iwabo kuwa gatandatu oya yagiye iwabo kuwa gatatu yampamagaye kuwa mbere mesaje manza no kuzifite arahamagara ngo ndamwohereze 60 kuri telefone ndayamuha
ngiye kubona mbona yanyereje 60 kuri telefone. Yewe mbona yarakaye ashaka kuvugisha ariko ibyo niwe wambwiye ngo urimo, ni nawe namusanze hanze yicariye hanze hasi ku kabaraza ku gasima, arambwira ngo urimo. Sohotse nanamubwira ati kirasindiriye cyane nanze gutyo tareka nigende. Narenge mo imbere ariko nari ndi gutekereza ku umuntu anyuma amafaranga akuma amafaranga umuntu adashaka umuntu itubane. Hari umunsi cyagenda guhamagarira mwebwe akantu Bruno uri umuntu w'umugabo guhamagara umusange kwa Rubabyuka. Warampamagaye urambwira ngo umusange kwa Rubawe ngo byihutire, ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa. Noneho nyuma urongera uhamagara urambwira ngo ariko ngo wasanze kwa Rubawe, ndakubwira ati ndaje. Ibyo ndabyibuka. Uri ko umunsi ndawibuka rwose hari ku cyumweru. nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda mbere wigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi. hari cyuzuye ubwo munsi nguhamagara bari bari gukora isaso nabi. Isaso nshaka kubijyana ku buyobozi. Ariko nita araza ahageze arambwira ngo iturize gihorera ibi n'ubundi gitanda amafaranga baguciye ni makeya. Ndakubwira ngo iki gitanda ntabwo uzacyajyamo. Ntabwo nize kukubwira urumbwira ngo gukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga, ndakubwira ati nazajye muzabwira ko wakiguze amafaranga turamutse pe n'inshuti yawe. Uzi ko twabiganiriyeho nanjye. Twabiganiriyeho ndagiye bari bakoze nabo baragisa nabi imbaho atazogera hakundi bose imbaho urabizi. Itaraza arambwira ngo ituriza amafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose. ndamubwira ngo kijyane uzakigurishe njye nta kinaryama. Aragendera ndamubwira ikigeni n'urwego rw'akazi inywere kwa Mutoni nsiga hariya paru ageze haramu ugiye kubona umuntu abaje wazanye kumva nitaramubwira uzayibaza ati uzaba nagiye. aramubaza ngo iki gitanda waracyana ndavuga ngo umugabo simbizi byiwe arengera ndetse ukabona umugore ntashaka kumvugisha hirya hino akora ibyo kuri telefone uko yishakiye. Nta n'ikibazo uba mbifiteho mba niyicariye mu gikari. amaze iminsi gikaza arabizi ntanamubwira umuntu azi kusuzugura njyewe nk'abantu iteranirwa nawe na ka kantu ndashaka nubwo biri kumvikana mwe muri kumva kuri TikTok mutapinga screen hafi abantu 1000 sinzi ikintu mutegereje vuba mutapinga screen. Njye ndashaka tugira twumve kuko kugeza amasaha izi details zo kutumvikana ndashaka kugira ngo agere ahantu yafashe umwanzuro wo kwica uyu mwana w'umukobwa. Ariko ikintu kiri kuntungura we uzi ko ari kuvuga nk'umuntu usanzwe nkaho nta cyabaye, uzi ko ari kuvuga nkaho ari ibintu biri normale, urumva ko ari umuntu mu nyumvira umuntu wishunda ukuntu ari kuvuga. Muteka amatwi mwumve mutapinga screen. ndababara amaze nituje ntashaka no kuvuga cyashize n'iminsi nanjye yashize iminsi tutabonana pe. Ejo buya naje nje mvuga ate nje kugutuka nkubwira ate gusha wankuye amaboko neza warandetse. none uzi ko n'abantu bose bamvuze umuntu yampamagaraga akamubwira ibintu byiza kandi yicaye mu nzu. ese rube niba ijoro ko twavuganye tujye narwangirwa ngo tuze kukureba nasanze yicaye mu nzu. wari uhari
ariko byari bitaraba. kuki nagukubye Nyine nanjye nicyo nibaza. nagukubye ngo mutaza Kujya gutica umupango wawe. nanayitanze Wabirangiye. oya byari bitaraba Ese rube wamufashije mana. ngo Buriya mutoni wamwigondeye. ese umva nkubaza uragera mubwire uko byagenze Mana njye ntabwo ndi kubikurura amana. nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu umwanzuro wo muri Oya wenda uri kubyishyiraho ariko njye nturi kumbeshya. Wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafasha ukabishyura. Uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batereka byiteze ariko ntabwo wabikora. nko muri kodire mwese Ubu njye sinari kodire. Sindi kose. Akagimarira ikodire. Ntabwo kanagira ikodire. ni ubuhamya rube ngiye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahora nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenya ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye Ntabwo turi kubyumva. twumbiwe batuma nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byagenze kugira ngo nahageze ngewe nabibonye ndumirwa icyo tugiye gutaha turahoberana kaje kazarabizi ko twari gutanga Abifite. ikaze wambara ugaceceka kazarabizi kuko umunsi umwe yari ahari uko byagenze umunsi w'ejo ku mugoroba atambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yaguka hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote narabuze mwese muri kodega ku kantu ndabona kwize Yego nta kibazo. N'urwibutso. yego ntambika uca ahantu atakiribisi ndahima kiri bisi Kiri BTS. akajiribisi gato yitambikira ku kazi ngeze mbaka ji ya marita ndanayishyura ishyura kuri telefone apana yicara mu gikari igitari kirimo ndani ibyuma nari cyashimishije no ku maguru icyo gituma kirimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byiza cyane ntekereza gukora iriya nyine ntabwo byansose namubwira ngiye kukwambika akantu Ntabwo ndi. nkora ku musatsi yisubiza inyuma neza areba hirya akoze icyuma cyanjye kiba gitari akagwa hasi Wese ukata. ubona niba mwashakaga None se kore mu mu rubavu no ku kuboko bamutemye se rube ngo hari mu rubavu no ku kuboko. arakubeshya ntabwo n'umuntu ukubeshya none Ase sinamwiboneye. uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yagiye ku ntebe agwa hasi Gukora amaraso yuzuye ibikuta byose. Nabonye ibikuta byuzuye amaraso. ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije Yego narahabonye.
inkoko ntabwo itera amaraso. iratera amaraso atahita asimbuka birumvikana. Icyuma gikuje rero n'inzoka gusa wakebye uzajya wese kumukura muri wowe. Nta nubwo nakujejeho rimwe kenshi, ni rimwe ryonyine. ugiye kumwambika akantu mu ijosi. Oya, ntasugiye kumusubiza inyuma kubera yabaye yavuze ngo yagiye kumwambika, yamubwiye ngo ngwino mubahoberana, ngwino mwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha. Oye nibwo yahise amucishamo ibyuma. Yahise ko yari afite mu ntoki. kandi abe yakingisha hanze. Barimo basohoka numva ko bagiye gusohoka. Sha mwana buri umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo. Yarabaye wa muntu we. Numvaga mu buzima bwanjye kuturiza nari ndi gupanga umwaka utaha tuzashaka umugore. Muri inshuti zanjye Wirira amazi. yumbabara akorore mu buzima bwanjye. iyo umureka rwose ruzabone n'undi mugore uriya niwe muntu warimo kujya mu vutsu kumwica koko kwica umuntu rure uzi icyabinjeye kugira ngo umuntu koko yumva nabi. ni iki cyari gutera kwica umuntu, kwica mutuza Ikibazo ni kimwe. amafaranga atari umuti utayahiye. amafaranga igihe wahombeye 300 byo byatumye wica umuntu kandi tubisaba Dobe ukuntu nabayeho yajyanye kuri ribu wawe rero kena na gikazarabyo nabaye ahantu hari ahantu umuntu ahazeye arahazi urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwigaho neza nta muntu urandura nafashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi ndituriza mu mutwe wanjye. ajya kuzuba rero imbere y'abantu ajya nyizumba imbere ajya kwizomba imbere mani rwese rubere ngiye kukubwira ikintu aruta mama ruhande mwabyaranye ntibareshyaga ukwereka ko yareshyaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakagera bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo bibuka wagiye wimbwira byose. uriya mwana reba akana kiwe asize, reba umwana wawe usize, none mana ndebera nawe reba akana kiwe asize. ahura hafite igihe kingana iki? ahura uri kuhakwega uri kuhareba ndi kuhareba pe bikora n'ukuntu ubayeho nabi wakijyanye kuri ribu. umva nkubwire rubeho, umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse n'urupapuro wanditse twarubonye. umva nkubwire rube kandi abigenda barangiye abantu aho abo wabirangiye bahavuze barabibona. ufate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mu kanya ndaje ndetse rube wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera bwashize bari gukekakeka uwamwishe none urabyivugiye ijyane kuri ribu ibintu bigende neza. ngo mufate n'amarikode kode n'ubwivugira no kuri ribu biroroshye rero kugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose cyangwa uracyemera wabikoze utubujije inshuti wowe ukabyara ijyane kuri ribu n'undi muri kunyigisha ibyo byose none ko Aburahamu ari ko nurangiza gusaba amaraso uracyakora icyo ubwihisho tuzaba mujya uhereze
sinihisha nese uti wihishe ubu iwanyu ko baje bakubonye ubwo mbabwiye ubu mama warasinzira ubu ubuze turekera aha ngaha gato mbabazi ibyo ndi kumva nibyo muri kumva ndi kubaza mbere y'uko nkomeza ibyo ndi kumva nibyo muri kumva namwe Yesu Kristo mbere y'uko nkomeza abantu 1,200 mutegereje iki abantu 1,200 ni mutapinge screen mbere nkomeza kuzingiza zone ndi kureba biteye ubwoba Jesus aya mavideo yo no aya mavideo yo sigaho Jesus ngayo guko ubwo nyuma y'ibi ngibi se turacyategereje kumva ngo byagenze gute ngo tuvuge inkuru ngo urumva hari ikindi twarenzaho tapingi mbere y'uko nimunyumvire namwe Jesus abantu 100 mureke gushyira muri request none tukubwo niyo nazamura ndi Abdul zamuka niba ugihari Abdul zamuka shyira muri request muzamure Jesus Christ mutapinge nkine ntuza mutapinge nkine ngire nkine ndi majwi ndabona batangiye kuma warning mugire mbona uko nkina ndi majwi Jesus mugire mbona uko nkina ndi majwi